Ngewe banyitanyira Amajyambere Esperance uturuka mu murenge wa Base, akagari ni Rwamahwa, umudugudu ni Kirori, akarere ni Rulindo. Nyakubahwa rwose iyi radiyo iziye igihe niko nabivuga. Ngewe ubwanjye ku mutima wanjye iyi radiyo izigiye igihe ariko hari nashonje. None rero bayobozi muri kunyumva, muntu wese uri kunyumva niyumva karengane abashigajwe inyuma b'amateka umurenge wa Base bahuye mu by'ukuri ubutaka n'ubwa leta, ariko se imbuto zacu zari zirimo, ariko se imibyizi yacu twakozemo ntituri kuburana ubutaka bwabaye bw'abahutu. Narayobewe ngo kandi kera bwari ubw'abatwa, ariko shize hasi pe twashigajwe inyuma n'amateka koko. None ngewe nimba ndi kwibariza ngo nimudusubize ibyo twari twarakoreyemo n'imibyizi yacu, ubutaka bwanyu mu buhamane data n'ubwanyu. Ubu nabandi kuvuga nabi, mwabayobozi mwe babyeyi mwatugwanyeho ko twajyaga kugira ngo tugure izo mbuto z'amafi tukajya mu makara guceba makara, icyo bita kujaga makara, kugira ngo tuterateranye udufaranga. Abashoboye kujya gusaba ariko gusega bakajya gusega umuturage akabaha, twese tukaza ayo mafaranga akaba ariho tuyateranya tukayabona. Ko ntabakuraga munsi y'urugo ngo yahinze yejeje ngo yagiye kugurisha ngabona ayo mafaranga baraterateranya ya komite koko. Mwatubabariye ko natwe twakoze, mwatubabariye ko turi abanyarwanda kimwe n'abandi, ntimugumye kudusubiza inyuma nkuko ari ryazina ngo twahejwe inyuma n'amateka. None mwebwe nimba ari amateka ya mbere yadushigaje inyuma, namwe mushaka kudushigaza inyuma, ari mwebwe mwadushize imbere hubwo. Nyakubahwa Paul Kagame, bayobozi mwese muri kunyumva, banyitanyira Amajyambere Esperance umwana w'umutwe, ariko mwarakoze sinkinyagirwa, ariko noneho nimutugwaneho inzara itumereye nabi. Cyokora mana ubabwire uti mukomeze mukorane umurava kandi mukomeze mukorane umuhigo. Intwari ni nziza ntago yiganyira yishakira inzira, uti murebe kuntu abashigashwe nyuma n'amateka babona amafaranga yabo yicyuzi barayakobakeye, ariko kuki twayakobakeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo mitsingi. Ndarangije mwana wabega igezayo.